igitondo cy'umugisha kubaramutsa amahoro. Twongeye kuzamura ishimwe kubera ko tubyutse duhumeka umwuka w'abazima. Nagize amahirwe yo guhura na mugenzi wanjye w'umuhanzi witwa Ndayisaba Alfred. Alfred, mwaramutse? Mwaramutse neza. Uri gushima Imana? Gushima Imana. Ari kumwe na mugenzi we witwa Bazimaziki Benjamin. Bazimaziki Benjamin. Ndayisaba, mbere yuko dutangiye ikiganiro cyacu wadushyira imbere y'Imana. Murakoze, reka dusenge. Uwiteka Mana ishobora byose, turagushimye, turaguhimbaje, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Gushimiye ko waturinze rero tukaba twaramutse amahoro, kandi mwihariko ukaba waturinze mu nzira zose twanyuzemo tukaba tugeze amahoro hano, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Rero turakwinginze kugira ngo ubwo tugiye gukora ikiganiro, Uwiteka utube hafi, Uwiteka ukomeze kudufasha, natwe Uwiteka turagushima. Komeza ubane natwe rero, udufashe kandi ujye uduhora hafi, tubigusabye mu izina rya Yesu. Amen. Aha, dutangiye ikiganiro cyacu. Ndayisaba, tangira wibwira abantu. Murakoze. Nitwa Ndayisaba Alfred. Njyewe nsengera ku itorero rya Buhamo, intara y'ivugabutumwa ya Kabere. Kuvuga ngo ndi umudivantiste w'umunsi wa karindwi. Amen. Komeza uvuge iki kuri ku mutima ubwira abakunzi bawe. Ko mubona gutya, mfite ubumuga bwo kutabona, nanjye nagiye kwisanganisanga ari uko nguko bimeze. Gusa byabaye ko maze amezi 8 mvutse, nanjye niko bambwiye. 8? Amezi 8 mvutse. Nanjye rero niko nagiye kwisanga, ariko ndashima Imana kuba ikintije ubuzima, nuko nguko bimeze. Amen. Igikurikiyeho rero, ndi umuhanzi, gusa ntago wenda biragera kure, ariko kubwo gufashwa n'Imana, Imana nimfasha bizakunda. Ariko twaganiriye n'ubundi umbwira ko ngo ufite indirimbo. Mfite indirimbo yitwa Ubuzima. Wanayisohoye iri kuri indirimbo iri kuri YouTube. Hanyuma iyo channel yitwa ngo iki? Channel yitwa Ndayisaba Alfred @gmail. Ubwo rero bagiye abakunzi ba Ndayisaba, ngira ngo mwabyumvise, ngira ngo mu kanya tugiye kumusaba byibuze iyo ndirimbo, mutaza kuvuga ngo Ezira ibyo bintu ari kutubwira ngo araririmba. Reka tumusabe iyo ndirimbo, wadufasha ukaturirimbiraho igice kimwe na refrain. Nta kibazo. Twagiye. Ubuzima bw'umuntu burya nabwo n'amateka, hari byinshi wanyuzemo kandi nawe urabyibuka. Wahamagaye Uwiteka uti ntubasha kunkiza, nanjye nzagukorera, none dore uribagiwe. Ibuka mugenzi, cya gihe watakambaga, ibibazo byakurenze, ubona byose birangiye. Watakambiye Uwiteka, Uwiteka aragufasha, ibuka aho yagukuye, mutabiru uyu munsi. Amen. Ndayisaba arakoze cyane. Ndayisaba, iyi ndirimbo, mbega indirimbo ifite amagambo meza. Utangiye uvuga ngo ubuzima, arega ubuzima bw'umuntu ni amateka. Indirimbo rero aho nayikuye, bitewe n'ubuzima umuntu agenda acamo, Imana ikamurinda. Burya ubuzima bw'umuntu ni ibanga, kandi ubuzima bw'umuntu ni amateka. Iyo Imana igukoreye rero igitangaza, wari ukwiye gushima. Nanjye ndayishima rero, nubwo buryo
mbona hanze indirimbo kugira ngo umuntu wese uzajya yumva buri wese afite icyo yakuramo, nibwo buryo nayihanze. Hanyuma uri kumwe na mugenzi wawe witwa ngo iki? Bazimaze iki Benjamin. Waje guhura na Ndayisaba gute? Dusangiza ayo makuru. Uyu Ndayisaba Ruferedi rero twabonanye kera kandi twakoze ibintu byinshi. Yego. Uyu Ndayisaba Ruferedi ni mukuru wanje. Twahuye turi kuririmba mu bakunda Imana rero. Muravukana mu ndimi? Uyu ni mama na nyina ni byene nyina. Uyu ni mukuru wanje. Ubwo ni mukuru wawe. Guhura tubona twese dufite ubumuga. Yego. Tuti rero tugomba kurandatana. Uyu Ruferedi twaracuruje. Nuvuga ngo Ruferedi afite ubumuga bwo kutabona. Noneho wowe byo n'ubw'ingingo. Uravuga uti rero mukuru wanjye turandatane, tugomba kurandatana. Nuko rero murahuye mubiganiriyeho, nkunda kukubona mugiye mu mujyi muri kumwe buri gihe. None se nawe uri umudivantiste umunsi wa karindwi? Nje ndi umudivantiste rwose. Nawe uri muri korali? Narivukiyemo. Nawe uri muri korali? Iyi ndirimba mu bakunda Imana. Abakunda Imana. Ku itorero rya Buhamo, intara ya Kabiri. Reka tumusabe nawe atuzamurire waba ufite indirimbo imwe se waba uzi igice cya mbere na refrain ngo yituzamurire? Ndayizi. None se uyu Ndayisaba maririmbana? Turirimbana. Ndayisa noneho ni mutora indirimbo ni muyizamuriye ngo muyivuga niyo muziranyeho muririmba icya mbere na refrain tunumve. Ndavuga ndi ndagukunda numva ijwi ryawe, bwira abantu bakuvuge banagukorere, wakoze ibikwiye byinshi nta nakibukora, niyo mpamvu kukuvuga ntazagira isoni. Yesu ndagukunze rwose ndakwihaye, ninge sombi zose nzanze uko zingana, ni wowe mukiza wanjye mwiza nk'uyoboke, ntabwo nigeze kugukunda nk'ubu ngubu. Amena. Ndayisaba ufite tenari nziza cyane na mugenzi we kuri soprano nziza cyane. Muranshimishije cyane. Amen. Ndayisa karame, utumye mbona kugira neza kw'Imana. Urabona ukuntu Imana igukunda cyane. Urabona ukuntu Imana yaguhaye impano nziza cyane. Ese wagira ngo iyo tenari yawe uri kuririmba nziza idafite amakaraza nziza, ijwi ryiza, urabona ukuntu Imana yatanze impano zitandukanye Ndayisa? Cyane cyane ko no muri korali ni iryo jwi ndirimba. Yego. Kandi impamvu nshima Imana nuko nanjye yangiriye ubuntu bwo kuba hari indirimbo za korali mpimba nkabahangira rwose, kandi tukaziririmba ibintu bigakunda. Ni nk'indirimbo wahimbye wanditse abantu bagakunda cyane? Tiyemayi twese ku murimo, ivuga butumwa ari kuya ruhande, ngaho mwese mujye mu misozi no mu bibaya, mubabwirize abaze mera bihane. Uko niko Yesu yabwiye abigishwa be, ati ngaho mugende mubwiriza abantu, abazemera mubabatize mu izina ryanjye, abazemera mubabwirize bihane. Amen, amen, amen. Ndayisaba urakoze cyane. Niba Ndayisa kibazo cy'amatsiko, wagize amahirwe yo gushinga urugo? Ufite n'abana? Mfite umugore n'abana 3. Mu mpera Imana icyubahiro. Amen, 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 amen. Ndayisa umwana ni umwanda uturuka ku Uwiteka. Iyo ni imigisha Imana iduha. Ufite abana 3.
muri abo bana batatu se ntagukuyeho iyo mpano yo kuririmba? oya baracyari batoya. Uw'imfura afite imyaka? Afite imyaka 11. Ariko nawe ubona azakunda kuririmba? Mbo birashoboka kuko wenda kubera dukunze kurepeta, wenda yagiye ku ishuri, nanjye nkunze gusubira mu ndirimbo atahari, ariko birashoboka ko yazabikora. Ahubwo umutoya niwo mbona ushaka kuzabijyamo. Amen, amen. Hanyuma reka mbaze mugenzi wawe, wambwiye ko watekereje ati mukuru wanjye duhuje ikibazo, reka twisungane. Mwaba mumaranye igihe kingana iki mugendana? Guhera 2005 turi kumwe. 2005? Ni kera. Ubwo ni nk'imyaka iri mu 10 gutyo. 17 aho ngaho. Gusa ndagushimiye cyane. Amen. Niyo muri kumwe ubona mugenda, mbese ubona mufite amahoro y'umutima. Cyane. Nubwo bimeze gutyo, ariko mwizeye ko, Ndayisaba yizeye ko umunsi umwe, kuko tuzi ingero nyinshi z'abahuye na Yesu akabakiza amaso, akabahumura. Ndayisa ntiwizeye? Cyane. Ndi kureba Ndayisaba rero ndizeye kuko urugero hari indirimbo mfite itarajya ahagaragara, indirimbo yashatse kuvuga ku rugo buzima. Iyo niyo nzashyira ahagaragara. Iyo nabikwemereye. Nta kibamva, nanjye nashimye Imana cyane kuba twahuye. Nzayicuranga, byose nzabikora, nubona umwanya uzambwire. Murakoze cyane. Iyo ndirimbo rero wayitekerejeho uvuga uti ningera i Siyoni bizagenda bite? Cyane. Indirimbo yitwa Ndifuza kureba. Ndifuza kureba. Nibyo ugomba kuyitekerezaho. Tuzamurere nayo numveho gato. Nubwo isi turimo igiye kurangira, kandi Yesu agiye kugaruka nk'uko Yesu abivuze. Agiye kuza kandi guhemba abantu abamukoreye. Azaba agiye guhana no guhemba abamukoreye. Njyewe ndifuza kureba maze nkibagirwa ubuhumyi, nubwo mbumaranye imyaka myinshi nanjye ntazi umubare. Ariko uwo munsi Yesu naza n'ukuri nanjye nzamureba. Hahirwa umuntu ufite ibyiringiro byo kuzabona Yesu. Amen. Usoreje ku magambo akomeye. Nubwo aravuze ngo nubwo maze imyaka myinshi nanjye ntazi umubare ntareba. Ariko hahirwa umuntu ufite ibyiringiro byo kuzabona Yesu. Ijambo rikomeye cyane. Hahirwa no kwizera birimo. No kwizera birimo. Hahirwa ni ukuvuga ngo uzaba ufite umuntu wese ufite ibyiringiro byo kuzabona Yesu, uwo muntu arize yazamubona rero. Ndayisaba mperutse guhura n'umubwiriza turaganira. Ambwira ijambo ryankoze ku mutima. Wari uzi ko igihe Yesu yahumuraga wa muntu wari ufite ubuhumyi, Yesu yunamye, icyo kintu nawe ugitekerezeho, agatoba utwondo. Ubundi tuzi neza ko iyo umuntu, tuzi ko ibyondo bitokoza umuntu. Siko bizi Ndayisa? Ayo magambo yaramfashije. Reba, tuzi neza ko iyo uri kugenda mu nzira umuyaga ugasakuma ivumbi n'ibiki bikajya mu maso biragutokoza. Ariko naje gusanga Imana yacu irakomeye rwose. Reba noneho kugira ngo Yesu yuname, tuzi neza ko ibyondo bitokoza umuntu. None Ndayisa nibyo yafashe ashyira he? Mu maso. Gusa ntibyagiyemo. None se mu gihe cyacu ntabwo twahita twumva ko uwo muntu Yesu atokorwa ahubwo. Ariko umuremyi wacu yashakaga kwerekana ko nta kidashobokera
umwana w'umuntu nta kidashobokera Imana. oya ntabwo ari umwana w'umuntu mugenzi Imana, wacu, ni Imana. nta kidashobokera Imana. Na bya byondo bidutokoza, Imana ishobora gufata icyo tubona ko kitashoboka ikagikuramo Igishoboka. ni icyondo yafashe agisiga ku maso ya wa muntu arahumuka. Iki kintu cyaramfashije cyane. none Bibiliya yabivuze hara mu byahishuwe nimo birimo. Impumyi zizahumuka n'ibirema bizasimbuka. Amen. Byahishuwe nimo biri. Amagambo yagufashije. N'ubundi N'ubundi urumva ko bano bagenzi bacu bizeye ko igihe kimwe impumyi zizahumuka, ibirema bisimbuke. Uwo munsi guzaba ari umunezero. Igihe tuzaba turi kwa Nyanja y'Ibirahuri turi kuri ya ndirimbo tuzahuriraho twese. Buriya icyambere ni ukwizera. Umugabo umwe bavuze muri Bibiliya, Yego. uwo mugabo wari uri ku kidendezi yari amaze imyaka myinshi 38 afite ubumuga, kandi yamaze imyaka 38 ababaye. Nubwo abandi bijugunyaga mu kidendezi bagakira, we nta bushobozi yari afite, ariko Yesu yaraje aramukiza. Rero ayiga umuntu ufite ibyiringiro kandi agakomeza kwizera, wahiga uwihangana akazageza imperuka, ngo kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Amen. Ko numva ufite n'impano yo kubwiriza Ndayisa. Nuko nyine igihe nikigera hari ibyo umuntu wenda aba yarumvisha azi. Hanyuma reka nkubaze ikindi kibazo cy'amatsiko. Ndayisa bakurambagiza biragoye? Ntibigoye? Uri ikintu bita kurambagiza uwo muzabana, harimo ijambo kurambagiza. Urumva ntabwo uhita ugenda ushaka kubwira umuntu ngo tubane akavuga ngo banza ureke mbitekerezeho, ugategeza akagusubiza ugahera. Noneho mwebwe ndibaza, mwebwe mufite ubumuga bwo kutabona, abenshi bakunda kuvuga ati suriya ndamusanga azamarira iki? Ndayisa dusangiza ubuhamya. Buriya rero cyo kurambagiza byagenze bite? hari umuntu mu perezida wari kwiyamamariza kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari ijambo yavuze ngo yes I can. Yes I can. Ngo umuntu ni ukuvuga ngo ibintu byose birashoboka, byose birashoboka. Amen. Ubwo rero natwe buriya natwe uko buriya abandi bantu bameze, nuko wenda abantu batagira bashidikanya. Yego. Ariko gushidikanya ni ubwende. Kuko ureba umuntu ukamubona mbega ukumva umukunze. Yego. Ubwo buri wese hari impano Imana imuha yo kumenya icyo ashaka. Umufasha wawe se mwarasenganaga? Oya, ntabwo twasenganaga. Dufashe, ndashaka kumfasha. Byaje bite? Ese kugira ngo muhure byaje gute? Tubwire muri make. Kugira ngo duhure rero, uko byaje njyewe nababwiye ko nsengera ku itorero rya Buhama. Yego. Bo basengeraga ku itorero rya Buramira, ubu ni intara y'ivugabutumwa ya Musanze. Rero twahuye bwa mbere ubundi kera nacuruzaga ibisheke. Yego. Nikoreraga ibisheke. Ubwo rero twahuye tuvuye kurangura, twese nyine duhurira mu nzira, ubwo twe tutaziranye, ariko arambona. Ubwo wenda we yarambonye, nje sinari nakamubonye nyine ngo mumenye. Yego. Ubwo twaje guhurira nyine ku itorero ry'iwabo, turamenyana nyine turaganira, naho ngaho byavuye. Yego. Urarambagiza. Uwiteka arakuyobora, ubimubwiye ntabwo yabanje kukugora, mbese wamuhaye icyifuzo ahita byumva? Ni ibintu biba bigoranye niwabo bashatse kubyanga. Nubwo buhamya nagira ngo nyine dusangize, hanyuma babyanze urakomeza urahatiriza. Bashatse kubyanga nyine urumva. Yego. Wowe n'umuntu utabona, nanjye narega natwe ubwacu hari igihe tureba ibintu tukitinya rimwe na rimwe ukitinya, bateze ubu ibintu ndimo. Hasi n'umuntu nimubwira gutya agasanga ari kuntuka, biragenda bite? Rero nuko byaje kugenda, bashatse kubyanga, ariko
iyo umuntu burya asenga ibintu byose birashoboka. ibintu byose birashoboka. nabyo birashoboka. Indirimbo ambasada baririmbye ngo ibintu byose birashoboka birashoboka birashoboka. Haleluya. Amen. Nuko se nyuma baje umwuka wera yaje kubasanga bereka ko ibyo barimo ta barasenga nabo. baje umwuka wera yaje kubasanga nabo barasenga nabizera bitero byacu. nabizera. Ubwo rero byaje gukunda baje kugeraho barabyemera, ndetse ubu ngubu mu bantu babakwe afite umva ubu ngubu rwose umusaza turumvana cyane. ni njyewe yaje kuba n'inshuti yanjye. Ngaho murebe namwe Ndayisaba aduhaye ubuhamya ngo nubwo babanje kubyanga ko bamuha umufasha, ariko mu bakwa afite nijye yitangiye ubuhamya. Cyubahiro Imana yaguhaye. Amen. Ibi bituma utumye mbona ubushobozi bw'Imana yacu. Hanyuma wowe mugenzi wacu nawe se kurambagiza byarakugoye? Byarangoye. Ariko imyaka 20 uri kwiruka ko mugore si nyinshi. Wamwirutse imyaka 20? 20. Mbo kubera ko twebwe nje nize Terocom. Yego. Ndacuruza. Wize amahirwe yo kwiga? Muri 9 narize. Kandi wari uzi n'ubwenge? Ariko ubushobozi buba bukeya. Wazaga mu 10 ba mbere? Cyane natsindaga biranze ndabireka. Yego. Sibyo. Niho nabiretse ndacuruza. Uracuruza? Mu gucuruza mba ndahombye. Ubwo ubuzima bwo buba buranze burankubita, biranana gahinda bigera naho nzabira kwiyahura. Kandi wari umwizera w'itorero ryacu. Imana yanje ndomvashe ndi kwiyahura byo ndanze, ibigeragezo byahuye nabyo ni byinshi, reko sinapfuye. Hari benshi bapfuye, ariko njyewe ndahari ndi gushima Imana. Ariko ndondiyahura. Hari indirimbo naririmbye inzubizamo icyizere. Yituririmbire numve. Iravuga ngo navutse ubwa kabiri byose bihinduka bushya. Navutse ubwa kabiri byose bihinduka bishya, ibyarinda mu yanjye bimindukira igihombo, none ubu ingorane zanjye nzeretse umwami Yesu. Ndamutakira ni mwami Yesu, ngenza uko ushaka. Nuko iragufasha ituma? Yaramfashije ubwo ndamanuka, ubwo butike nahise nyifunga. Umukuru w'itaraza ati mwa ubuzima ndo wabuvamo. Bashatse amafaranga. Shaka umugore. Ubwo nahise nshaka umugore. Umwirukaho imyaka 20? Ubwo nari namubonye mu itorero, ndaho ndi nshaka n'uwo mu itorero kandi dusenganye. Yego. Witondaga. Ubwo mu cyumweru Imana yameze ngaho imbonekeye. Umukobwa waririmbaga mu bacunguwe mba ndamubwiye. Yego. Aranga. Abaranze. Yego. Ariko ndi hahiga wihangana kageze imberuka niwe uzakiza. Ushaka undi? Ndiweho nzakwirukaho, niweho nabonye witondaga. Bo nongera nzubirayo, ariko cyumweru ati none nta kibazo ndeme. Yego. Ko tujya kugura imyenda. Ati rero mariage nimukubwira mu rugo abaranga. Ati mukuru wawe twamukoreshereje mariage, urabona ibyatakarijemo. None nawe ubwo nawe kubona bikurimo muzane. Mukomuzana mukugera mu rugo batireka. None se Ndayisaba we yakoze mariage? Nje nakoze mariage. Ndayisaba amena. Wakoze mariage? Cyane. Imana iguhaye biguhaye. Nuko we biranga, ariko nawe Imana nta kibazo nawe Imana yaramufashije urebye nta kibazo. Rugo ubwo nyine garafureri nawe kubera ababigizemo intuza banyirutse waje mu itorero ati kubera iki, ati ni mu mwaka. None si Imana niye mu mpaye. Kubera iki ukiraho kuki yavuze ngo bamukwake? Ubwo ndago mbizi. Tuja mu nama y'itorero. Ndumva ndaho nzagwa niho nzagwa. Ndikere ku rupfu nigo ruzantandukanya nawe. Ndi kubyumva ko mukundana rwose mwibereye mu rugo n'ijuru rito. Mukundana rwose. Ndikere ku rupfu nigo ruzantanya nawe. Aravuze ati noneho ngiye inzu yari hari inzu. Ati mube mu nta kibazo. Yego. Ubu natwe turi gushima Imana
dufite abana batatu icyakoze Imana iradukundaga amena ntabwo twigeze tubura icyo kurya kurya ntimuraho nta muntu usenga Uwiteka ngo wabura turakibonaga rwose nta wakoreye Imana uyikorera amaboko. nishimiye ikiganiro mu mpaye ndahamya ntashidikanya ko bazagikunda abakunzi ba Ndayisaba kandi barahari abazakibona bose muzagikurikire bavuze amagambo yubaka umutima yo kwizera murizeye cyane uyu mugenzi wacu yatubwiye bazimaze cy'ukuntu yarambagije umudamu imyaka 20 bamumwima mukuru wajya no kumurega mu itorongo bamumwake ariko Imana iguhagararaho reka dushime Imana yuko yagwaye umufasha mwiza. Ndayisaba we rwose we yakoze n'ubukwe Imana imuha mariage Imana yerekana yuko n'abafite ubu bumuga nabo bakora ibirori bashoboye bakora ibyiza reka tuhe Imana icyubahiro ko yabafashije. Amen. Reka rero nsabe Ndayisaba n'ubundi yongera dushyira imbere y'Imana ubundi turangiza ikiganiro cyacu. Urakoze Uwiteka Mana ishobora byose, urakoze ko wakomeje kubana natwe nukuri wiyubahije nk'Imana ikomeye izina ryawe rishimwe. Amen. Rero tumaze gukora ikiganiro turakwinginze kugira ngo ntikizabe icyo gutakaza abantu cyangwa se ngo kibe icyo gutuma batakwizera, ahubwo Uwiteka umuntu wese uzacyumva azakuremo inyigisho kandi imufasha gukangukira kugukorera, maze Uwiteka ubwo ugiye kugaruka bidatinze twese ugasanga twarakwiteguye uzaducyure mu bwami bwawe. Amen. Gaho rero komeza ubane natwe kandi n'uyu mwene data umuhanzi nawe ujye ukomeza kumufasha mu mpano wamuhaye uzimukomerezemo kandi umuhe gukomeza gutera imbere ari mu by'umubiri ndetse no mu by'umwuka, maze Nyagasani tuzarushaho kuguhimbaza. Natwe ubane natwe nubwo Uwiteka tukishaka gutera imbere uzadufashe natwe dutera imbere mu buhanzi, kandi Uwiteka uzaturinde kugira ngo ibihangano byacu byere kuba ibyo kuguyabiza no kugusha abantu, ahubwo Uwiteka bizatubere impamba n'urwego bizatugezeho mu ijuru. Komeza ubane natwe rero ukomeze kudufasha Uwiteka ukomeze kubana natwe tubigusabye mu izina rya Yesu. Amen.